uyu munyamerika umufaransa umwongereza umudage uri umutaliyani ntajya ajya mu bintu nk'ibi ngibi sibyo aba bantu bose baba bashaka ikintu bitibuye bashaka inosho muri Kongo ariyo mpamvu M23 bayishyize mu cyeragati barayitererana ntiyabimenya kandi Gisekedi yamaze kohereza iki amabuye kuri abo bantu bose nkubwiye dore urutonde rw'ibintu Gisekedi amaje gukora noneho ntabwo uri president w'u Burundi twari babwiye ko yakoranye inama na Gisekedi yes mu buryo bw'ibanga sibyo ije numwara bibonye neza sitwe twambaye tubitangaje ariko nta kindi gikurikiraho n'uburyo umurundi yongeye kwegeranya na Gisekedi bagahuza imbaraga bakaba bagiye gutibikana ikintu bita M23 ndibaza M23 bagiye bagira inama kenshi na bose babivamo bavuga ati twebwe umukino twamaze kuvamo ikarita zaducanze ntago hano habari bwana ngo ujyane set ntibikunda sibyo bakadoga umurekera aho ngaho kubera iki Gisekedi yabaciye ruhinga nyuma akora iki gikorwa none izi ngabo z'i Burundi zirimo ziravuga ko rishoko zarinarashe M23 muri iyi nama yazo mu gihe batangaga discours uri kumva ikindi gihari ubwi discours yabaga bagatangaza ko bagiye gushyira guverineri ugomba kuyobora hari ahantu yego ntabwo nibaza uburyo guverineri azayobora ahantu hagiye kugenda reka nkwereke uburyo ibintu byose bigomba kugenda sibyo yego M23 barayirashe nibyo yego ariko umundi nivuga ko nta balkanization iteze kuba yabona nkuko neye byivugiye sibyo iyi mirarwana ishaka iki basizagera Kinshasa si yagerayo kandi na Uvira muri iki gitondo bayikuyeyo ko nanone n'ikimenyetso cya M23 cyekera ko idashaka gusubira inyuma M23 iracyatse imbere kwa bantu yafashe ariko iza kuba idafite umururumba yari gufata ahantu hamwe kavuga atani ho hacu tugenzura ubutaka no bwacu nta kindi n'abantu bacu ahubwo ndibaza ko idashaka kubarikaniza ko itavuga ko nawe bitashoboka ko ngizaba imwe burasa baragira Kinshasa bahirike bafite inzozi zitazigera zisoza uvuga ngo nitwe tuzayobora Kongo nta wicima ibice ese bagira Kinshasa nta diplomasi bafite diplomasi muri diplomasi amahanga bose bamagana reka mbagira inama sibyo nimara kubagira inama niba bashaka kumva yuko Kongo bazayobora ntibizashoboka ahubwo nibumva yuko bashaka balkanization bashaka kurwana bigakunda bivugira ko bitakunda ubwabo rega bura nanone ntabwo wabizera Abasenga TV kora subscribe ibihe byiza nshuti zacu nshuti mukomeje kuba natwe kuri channel zanyu no kuvuga Abasenga TV ndetse na Mutwara Sibo TV tunejejwe no kubana namwe turagarutse rero nanone tuje komeza busesenguzi murabibona kuri kamera turi kumwe na Isaac ndabizi muramukunda kuri no curo rero aje gusesengura kudufasha gusesengura kuri ibintu byo muri bibera mu burasirazuba bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu nkunde rero ntaramwake ariko utarakanda subscribe reka ngusabe ukande subscribe kugira ngo ukomeze kubana natwe Aiza makuru ki makuru ni meza cyane turakwakiri murakoze cyane nanjye bahaye ikaze mu kiganiro nimba nta bantu suhuza rero mbwe dusumwe tute twinjira mu kiganiro umuntu wese wakanze subscribe kuri Mutwara Sibo TV Abasenga TV uwo muntu w'agaciro nawe utari wayikanda injira mu muryango w'agaciro yes ubundi bose ndabasuhuje tujya twanzikira tujye kumeza y'ubusesenguzi tujye kumeza y'ubusesenguzi
nuko muri Kongo haba inama abayobozi bari mu bitaro yateranye nuko bisase biraturika. Kwanza tubwire ese buriya ingingo tugiye kuganiraho kwanza twumve. oya ndumva ntabwo wajya kure y'ibyabaye kuko buri muntu agiye kujya gusesengura ibyabaye ntabwo asesengura ibitari byaba ahubwo asesengura ibyabaye agaragaza n'ibishobora kuzaba nicyo ubusesenguzi ubundi buvuze nacyo busobanuye usesengura ibihari ariko ushobora no kugaragaza yego ibishobora kuzagira gute kuzaba mu gihe hatagize impinduka muri ibyo wasesenguraga nk'uko rero ku meza y'ibiganiro bimeze tugiye gusesengura iriya nama M23 ikindi tuza gusesengura ni ingabo z'abarundi ziri Bukavu ikindi tuza kuvugaho yego ni ihindagurika rya Gisekedi yego ya abaduteza amatwi nimukureho urushinge abatukana mwe mwihanganye ya yes yego hari umuntu wambwiye ngo kuri internet ngo hagera ingeri zose ubwo n'abatukana ngo nabo barajya bahagera ubwo ariko bihanganire batukane oya imwihangane mugatuka mwe mutanga ibitekerezo nk'uko mubyumva uko turabisoma kandi kikwereka ko twanabisomye nuko tugusubiza tukagwa ikintu kikumenyesha ko twarebye ubutumwa waduhaye yego yaheza yes iriya nama rero nuko inama iraba igiye gusoza igisasu ngo ba oya wundi buriya ntabwo byashoboka yuko imvura yagwa nta nkuba kandi inkuba ntiyakubita nta murabyo ntabwo bishoboka banga ibintu byose bifite ibintu bibanziriza sibyo M23 yagize gutya itegura inama itanga disikuru abaturage bari baje imitutsi imihanda ni hirya no hino ndetse baranashima cyane baravuga ati ibi bintu ni sawa ariko mu gusoza inama kwa baravuga ati ntabwo twabivamo reka tubanze tugire gute tubavangire yego ikindi bavuze n'uvuga ngo tugiye gushyiraho ubuyobozi cyo guverinoro cyangwa guverineri utumba kuyobora iriya ntara turi kugendana bavuga kuri balkanization bavuga ko bitakunda bitashoboka ariko nubwo M23 bihakana mu ntego yayo ni ugushaka uburyo yabona igihugu icyayi cyigenga uri kumva rero ibi bintu nasi ntabwo bizigera binakunda kubera yuko dukunda kubivuga kenshi tukanabisubiramo kenshi Gisekedi yamaze kubatsinda impande zose kandi abarusha n'ubutunzi ari nabyo nabo bashimangiye bati balkanization ntishoboka ntabwo bitashoboka nuko nabo bazi neza ko Gisekedi yamaze kugira gute kwinjiramo ahantu hose kuri diplomasi baratsinzwe rwose ntabwo rero byagira gute byabakundira ikindi cya Gisekedi nawe buriya mujye mwitondera nubwo yirirwa ashinja abana bagabo ngo nabo bakora amakosa bagira gute ariko nawe ubwe iyo afashe abaturage akohereza drone cyangwa se akohereza ingabo ze mu mujye kurangiza aba bantu ntatere bene gukora biriya akajya mu baturage urasa umujinya mubi yego biriya ntabwo ugiye biranabishima Gisekedi nawe biriya rero okay Ohana makuru tukoza n'amakuru ariko bikiba umuntu azakomeza arebe icyerekezo cy'umuyaga wundi asobanura abadukurikiye wenda ari byo basanga harimo andi mabanga nta wamenye oya wundi sibyo Gisekedi ni umucanzi w'ikarita murabizi Gisekedi aracanga byo sibyo kandi ntagira isesemi akuvuga ati ngenda gutwa cyase ngutwara Gisekedi wundi umuntu umwegere wese ahita amuhindura intekerezo yego noneho abo bantu bose ashaka kubashyira mu mujyo umwe ariko ntabwo bizakunda impamvu bitazakunda nuko nabo ubwo bafite undi mujyo bagize gute babarizwamo ariyo mpamvu yitabaza iki amahanga yego yamara kwitabaza amahanga kati turabashyiraho impapuro zibahana turabashyira ibihano nk'ibi ngibi byose ntago rero biterwa nuko Gisekedi afite ijambo cyangwa afite ingufu aba afite ingufu za gisirikare ntabwo yakitabaje abigene ngo bazamufashe kurwana ikibazo bitanibaza rero ko numvise muri iriya nama yego gahunda yo kubarikaniza bavuga ko nabo bwayo bidashoboka cyangwa se batanyine nta nitegamo muri M23 noneho barateganya kurwana bakagera Kinshasa ko ari kibazo gahunda yabo ubundi yari Kinshasa ariko dore impamvu bitazakunda ni iyi ngiyi sibyo
ntabwo bizakunda bitewe n'uko nta bushobozi M23 ifite bugera Kinshasa. Bose yamaze gukuramo ake karenge. Yego. Reka tubivuge neza uyu munsi. Sibyo? Uyu munsi reka tubivuge neza. Niba boss Tshisekedi yaramaze kumuha amafaranga akamuha icyo bita zahabu n'ibiromba agomba kwicukura. Cyane. Kandi cyatumaga boss Amerika n'Uburayi barwana bashakaga zahabu. Cyane. Uyu munsi wa none rero ntabwo bagifite impungenge zo kubona zahabu. Yego. Niba kuzitanga yarabasinyiye bagenda nkuko bashaka nk'ugiye gukura ubunyobwa mu murima we. Ariyo mpamvu ubona M23 basa nk'abayirengagije hari ariyo mpamvu ubona bayishyiraho ibihano gutyo uko babonye. Impamvu bashyira ibihano byose yanze kumvira ba boss. Nizo ngaruka M23 igize gute ifite. Yanze gusubira inyuma. Uyu munsi barakusanya inama ikereka abaturage ko ikora kandi hari ariko irabeshya namwe murabizi. Yavuze ariko ngo irashe ngo igiye gushyiraho ngo na guverineri nyine iramushyira si ishoboye iki. Reka manze mubaze. Niba uyu munsi wa none wari umukozi wa boss. Boss agahiga agakoramo imari ziwe. Urasigara umukozi wande. Huye urajya kuba ku muhanda umere nk'abandi bose. Bitinya kubivuga. Si nibiki. Sibyo? Nawe uri kumera nk'abandi bose ujye gushakisha imirimo. Ariko yagaragaje ko itazahava. Iriya se? Yagaragaje ko nta kuhava niyo mpamvu irimo irashyiraho abayobozi niko ntekereza. Reka nkubwire. Dutegereze imyaka si myinshi n'ibiri imbere. Cyangwa amezi agiye kuza imbere ahangaha. Uzaba ureba ikigiye kuba kuri M23, urebe ikigiye kuba kuri Tshisekedi. Ikindi izi ngabo z'i Burundi ziri Bukavu zimaze kwifatanya na Wazalendo na FARDC. Mpamvu ngo M23 nta kintu ifite bagiye kuyikubita iragaruka ihungira Goma. Ko irimo yakimirikira inzego. Izi nzego nta kintu zizayifasha kubera ko impamvu nacyo zizayifasha nta nicyo zubatse. Za nzego none se bagushyiraho no munsi ukambwiye ejo bakakwirukana ngo wayoboye nawe. None se ushate kuba ko M23 izasuguzugura bari abazungu bose bayibwiye amahanga yose bivuze ati nako ni narone bwa yariterera iravuga ati subira inyuma. Oya M23 yarasuzuguye byararangiye. Aha impamvu ikibazo rero ngiye guhita nibaza. Yego. Yarabasuzuguye none n'ubu ngubu ntishaka kuhavana n'ingabo none ho rimashyiraho n'inzego kandi bari bayibwiye ngo nizo nzego yatoye izisenye none rimashyiraho n'izindi. Wabonye ko Bukavu bavuga ati gushyira kuba guverineri cyane. Ubwo rero nibiragenda bite? Ironi garoni nayo ubwabura ni kirumira habiri. Roni igira guke tuje kugara umutekano muri Kongo. Ikamara imyaka 20 nta kirahindura imitwe y'iterabwo berenga 100. Hajya ubwo Roni yaje gukora iki? Roni nayo muyicunge neza. Ni igisambo cyishe mu masezerano. Ibita gucunga umutekano wa Afrika. Ahigeze igasanga ibuye. Irarambye buri mwaka yongezaho umwaka. Buri mwaka yongera kontara. Buri mwaka ihindura amasezerano. Ndikumva kubera iki? Baravuga ati namwe muzaza. Yako M23 yasuzugura Roni. Yasuzugura isi yose nzima igisikare cy'isi yose. Reka nkubwire nako yagisuzuguye. Bizayigwa amahoro. Yagisuzuguye nyuma yo kugisuzugura. Sibyo? Ibi bintu byose bizakurikiraho bivuga ngo Ubufaransa, Ubwongereza, Amerika. Yego? N'Ubudage. Bagiye kwicara bayifatira ibihano byuzuye. Sibyo? Niba boss Amerika avuga ngo turashaka gukorwa iki ngiki. Bene kubwirwa bakanga. Ntabwo bizakunda. Yanyike bati na balkanization ntabwo tuyishaka ntabwo tubikunda. Ni nabo babonye ko izi neza ko bitazigera bikunda. Kubera ko boss yibwiye ngo nuko abona irashushanya igihita ibona ko gusatura n'uno kivungi kubaka ya gihugu cyabo.
ntabwo bishoboka, nawe ukabona ko bidashoboka. ntabwo bishoboka. Ikibazo rero gihari, Yes. barakomeza ikibazo none nibaze nimba bidashoboka, bafite gahunda yo kugira Kinshasa, bazagarukira mu nzira bakuru igihugu cyabo kigarukira mu nzira kitwa igihugu cyitwa Nord Kivu na Sud Kivu. Mu bantu bagira Kinshasa ntabwo M23 nyibonamo. Ikibazo rero kwanza reka ikibazo bitanibaza bizagenda bite, ntishaka kubarikaniza, ntishaka nta n'ubushobozi mfite bwo gufata Kinshasa. Reka nkubwire, uri inkoko ishonda akiri bumire. M23 ifata hari ahantu hamwe honyine ikavuga ati aha niho hacu, ikigumira ntijye kwagura ngo hirya no hino. Ibituje yari kubituje, inda nini yishe ukuze, ntihagara mwe bayirasa. Wabonye biriya bibombe bayirasheho, wabonye ziriya drone, bari bazi ngo Tshisekedi nta kintu yifitiye. Shori sari twabwira ko baguze intwaro. Umva rero afite intwaro nyinshi cyane Tshisekedi rwose, nyinshi yataratangira gukoresha. Cyanga byakunda hari ikigiye kuzagaragara mu kitege. Never i Burundi ntago arava ku izima, aracyakomeje gufatanya na Tshisekedi gutegura intwaro. Ubu hagati ya Never na Tshisekedi uburiri bajyamo ni bumwe, kuko bose bamaze kuba abajyanama bagiye batandukanye babo. Cyonzo kimenye kandi ukiteho rwose. Ikibazo ikintu nibaza rero, numvishe nawe bamushyira mu majwi mu bantu ngo bate mu birego yo mu vitro yareze. Yego, numvishe navuga ko ni Burundi babifite mu kaboko. Ntabwo umurundi yabibura kandi ntari kuyikanga, agize amahirwe yasubiye inyuma igafeiringa, akabona uko adukubita babandi banze kumva neza. Ese undi yayo mu vitro undi yasubiye inyuma. Ikibazo nibaza kuki ndashaka gusubira inyuma ahubwo mbona M23 dore mpamvu itasubira inyuma uko yiboneye. Irabarika gatanu twafashe tureza dupfa nk'imbwa. Ariko nimba ari abanyekusi bavuga se ko ari bazasuzwa umuzima usanzwe cyangwa se wenda bagiye mu gisirikare cyangwa se yabigira ibindi bintu basaba, ariko babivuye mu masezerano y'amahoro basubiye inyuma. Aya masezerano y'amahoro ntabwo yaba hose umaze gusubira inyuma. Iyo umaze gusubira inyuma birangira bigize gute? Bakubwira ati ubahiriza itegeko rya boss. Ese basuzugura boss bazakorera nde? Bazashaka undi mukoresha buriya naboreka. Uheze ko Urusiya nabwo buri inyuma, hari ko na Amerika bombi n'Ubushinwa baganiriye bagahuza, bazashya ku ruhande rwande. Reka nkubwire, iyi si ni nini cyabazikorera, bashobora kwikorera cyangwa bakajya kureba Kim Jong. Kim Jong nayo ko ari inshuti na Putin. Agarara wese noneho bavuga ati tugiye kukurwanira ahantu tugukubita agace kamwe nawe uzakaryamireho. Hari icyo bitwaye. Erega bose inyungu zabo turazizi, yaba ari M23, yaba ari Tshisekedi, yaba ari n'u Burundi ndetse n'izi ngabo z'amahanga zanze kuva i Kongo. Inyungu zayo turayizi, mumeze nka wa mwana baguriye shokora mukagenda mwinyunya mukayimarayo, ntimuyihereze. Kumva rero byanga byakunda, mureke kurya shokora y'umwana ahubwo mumuhereze ibyo mwaguye umwana. Yes, niko bigomba kugenda. Naho ubundi Amerika na Tshisekedi, Tshisekedi ntabwo yababeshye Amerika rimwe. Ntabwo yabayibeshye rimwe kandi uzabibona igihe cyose. Uzabona yuko harimo ibanga rikomeye n'akaboko gakomeye ka Loni iyobowe na Amerika. Obandi sinzi nimba hari yindi message aho sigaje kutubwira cyangwa se wenda dusozereze, reka dushimira abari badukurikiye. Irindi tangazo, mwabonye itangazo Tshisekedi yasohoye, ririya ryo riraza kubakoraho muri iki gitondo. Muhagarare hamwe murebe ikigiye gukurikiraho muri Uvira. Iyi Wazalendo, iyi M23, uyu Murundi, uyu Mukongomani, kugira ngo mbereke ko byose ari ibintu bishoboka.
reka mbibutse ko bose bava amaraso amwe. Niyo message nabaha. Ya, reka tugushimire. Murakoze cyane. Reka tugushimire n'abantu bose barimo barakanda subscribe. Yego. Ukoze kubana natwe. Asante sana. Ya, ibihe byiza. Murakoze.